muri ico gihe cyose nyine nagiye mbura abana naratekereje ndavuga ati nimbabona nzavuga ubuhamya mbuvuge bigere ku isi yose nta ruhare rw'umuntu rwari birimo. Narasenze. Ikindi cya kabiri cyankomeje ni umugabo wanjye yarankomeje, yarambwiraga akambwira ati turacyari kumwe tuzabyara abandi, akanansengera cyane. Umuririmbyi witwa Chance na Ben barankomeje bikomeye, bagiye gushima, bagiye kuvuga ati Imana yampaye umwana. Aho byarambabazaga, nahoraga njya kuvumba amashimwe y'abandi, nkarebera mu madirisha abandi batamba. Yesu utarabanura ku butoni araza azura ibyanjye byapfuye bibaho. Umwana wacu kuvuga ngo tubone umwana dufite haciye amezi 6, haciye amezi 8. Ubuzima bwanjye nahoraga ntekereza se tuzagendera ryari mu ndege, ariko uwo mwana yaraje azana n'amahirwe yiwe nyine, yanzaniye amahirwe yo kugendera mu ndege. Washatswe mu baki? Nashatswe mu bagorora. Bagutegera indege? Abagorora kabisa bafite amavuta. Bafite amavuta bantegeye indege iyo kunzana. Aza gutega ku kibuga cy'indege? Aza kuntega ku kibuga cy'indege, banyakira neza kabisa, serivisi zabo bazikoze neza cyane. Turabashuje kandi tubaye ikaze kuri YouTube channel yacu ndetse n'iyanyu Kuramya TV1. Turashimira kubona bakoze subscribe ndetse n'abasharinze. Tukaba tugarutse mu kiganiro n'umutumirwa wacu. Abakoze ikiganiro cya mbere turabashimiye. Nyuma yo kubura umwana wa mbere nk'uko yabivuze mu kiganiro cyabanje, ubuzima bwakomeje kutamera neza ndetse bituma babura n'umwana wabo wa kabiri. Nicyo kiganiro ndetse tugiye gukoraho, atubwira urugendo rw'uko byagenze kugira ngo bisange babuze umwana wabo wa kabiri. Rero mukurikira ikiganiro ndetse mwandike ibitekerezo. Niba ari n'umuntu ushobora kuba nawe uri kunyura mu buzima busa nk'ubwo ngubwo, yihangane akomere. Intego y'iki kiganiro tugiye gukora ni ukugira ngo tukwereke ko kure cyane wagera cyangwa se habi cyane wagera, hari abandi babishoboye, hari abandi bakomeye, hari abandi bashubijwemo imbaraga. Nawe wakomera, nawe wasubizwamo imbaraga. Ntihagire ikintu na kimwe kiguca intege. Ibintu bishobora kuba bimeze nabi uyu munsi, ejo bigahinduka. Reka duhe ikaze umushyitsi wacu amaze twibwire, hanyuma dukomeze ikiganiro cyacu. Amazina bakwitane? Nitwa Ngabire Ange, iwacu ni kuri Nyakirango nk'uko nabibabwiye. Yego. Ku Ndondo kuri Nyakirango. Ndagira ngo nshimire abantu bose bakurikiye ikiganiro cyacu cya mbere, mwagize neza. Yego. Bizera ko hari abo cyubatse, hari n'abo cyafashije muri iyo minsi nyine twagiye ducamo. Ndabizi ko hari n'abandi bantu bagenda babinyuramo, ariko icyo ngira ngo mbabwire ni ukugira ngo mbakomeze, mukomere. Imana irahari, Imana yangiriye neza, namwe bagirira neza. Turagira ngo dukomeze ikiganiro cyacu cya kabiri, dukomeze n'ubuhamya bwacu bwa kabiri. Igihe ikiganiro cya mbere twakigarukirije nyine tumaze kubura umwana wacu wa mbere. Yego. Nuko rero tukimara kubura umwana wacu wa mbere, umwana wacu wa kabiri haciye iminsi mikeya tuba tugize amahirwe yo kongera gusama. Yego. Inda y'undi mwana wacu wa kabiri. Yego. Nuko ndasama, ndatwita amezi 9 kimwe n'abandi bose. Tugera amezi 9 ndabyara kimwe n'abandi bose, ariko muri ico gihe ntabwo nongeye kugirirwa amahirwe yo kongera kurera umwana. Rero bene data, ndagira ngo mbabwire, umuntu uri kunyura muri ivyo bihe, ni ibihe bigoye cyane, byarankomerekeje, umutima wanjye urababara, ariko ndagira ngo nihanganishe buri muntu wese wahuye n'ivyo bibazo, kugira ngo mubwire ko Imana hari umunsi izamugirira neza nawe akabona abana.
biragoye cyane kandi birababaza. Ni ibintu byansigiye ibikomere byinshi ku mutima ntazibagirwa. N'ubu nyine iyo mbitekereje, hari igihe mbitekereza kumva nyine sinzi nk'ukuntu bigenze. yego Ariko ndagira ngo mbwire umuntu wese uri muri icyo kibazo yihangane, biragora cyane kuvuga ngo twarinda ukwezi kwa mbere, ukwezi kwa kabiri, ukwezi kwa gatatu kugeza ku mezi 9 birangire umwana nawe agiye, birababaza cyane. so rero kugira ngo dufashe wenda abadukurikiye, reka inyemerere ngusubize inyuma gatoya, ubanza dusubire inyuma gato ku mwana wa mbere. Umaze kubura umwana wa mbere, ese muri icyo gihe mumaze gushyingura ayo mavidewo abenshi bagiye bayabona, ese icyo gihe banza uduhe ishusho ry'ukuntu byari bimeze, kuko umwana wa mbere n'umwana uba witezwe cyane mu muryango. Icyo gihe byagenze gute? Use nk'udushushanyiriza gatoya, hanyuma turagaruka. Icyo gihe byari biteye agahinda cyane kandi byari bibabaje kuba ushatswe nk'abandi, ushakisha uburyo nyine ubona umwana bikunde. Imana data niyo yonyine yomenya uko byari bimeze, ariko byari biteye agahinda cyane. Byari bibabaje kubera ko nyine icyo gihe n'umwana ntiyari agejeje igihe, ariko nyine twarabyakiriye twese, n'umuryango warabyakiriye nyine. Yego. Hanyuma hashira igihe, hashize ukwezi kumwe murasabye, tuba dutwaye indi nda, tuba turatwite. icyo gihe ubwo wahise ugarura akanyamuneza wenda? Nahise nishima, ndavuga ati buriya Imana igiye kumpoza amarira, buriya Imana nanjye igiye kungirira neza. Ariko umugambi w'Imana ku mwana w'umuntu ni igitangaza, kuko njye nabyumvaga n'ukuntu nabitekerezaga. Njye numvaga nyine nzatwara indi nda nkabyara nkarera nk'abandi, ariko ayo mahirwe ntayo nigeze mbona. Icyo gihe se ntabwo wari ufite uvuga ati wenda se ko bwa mbere byanze? Ese nta ntambara zindi wageraga nko mu buzima? Hari ukuntu abantu baza bavuga ibintu byinshi, kumva amagambo hirya no hino y'uruca intege, ndetse rimwe na rimwe n'ibyo bavuze wenda bikaba byaranabaye, ukaba warabuze umwana wa kabiri. Ni izihe challenge wagize mu rugendo rw'umwana wa kabiri? Nahuye n'ibintu byinshi kandi bimwe bigiye bibabaje umutima wanjye. Ndabyibuka hari igihe kimwe, igihe nyine twabuze umwana wa kabiri, abantu bagiye bavuga ibintu bitandukanye. Bamwe bakavuga ati se byagenze bite, kubera ko nyine umwana atigeze arwara nk'abandi. Naramubyaye mumara n'icyumweru, yagwaye mu ijoro, ngo buce mu gitondo umwana amera neza, papa we waje mu kazi. Amare kuja mu kazi aramunsigira, nanjye mbona umwana ameze neza ari gukina. Ariko ngo bigera nko mu ma 5 nibwo nagiye kurya, nyine umwana aryamye, naje ndi kurya, ndebye umwana isura, mbona isura irahindutse. Ndavuga ati se bigenze bite ko mbona isura y'umwana ihindutse, bigenze gute? Mpamagara papa wiwe, muhamagaye yarambwiye ubwo ni bwa bwoba, kubera ko nyine hari ikibazo cyari cyabaye mbere. Yahise ambwira ati ubwo ni ubwoba, ati se umwana nsize none aha ngaha ameze neza, ati abaye iki? Mwirukankana umugerane kwa muganga nyine barebe ikibaye. Nuko naramwirukankanye, nabwiye uyu muturanyi twari duturanye, mukeba wanjye araza aramperekeza, tugere kwa muganga. Abaganga baravuga ati umwana mwamutindanye. Nuko rero niko byagenze, ariko nahuye n'ibintu byinshi. Nagiye mpura n'abantu bambaza ibintu nje ntumva, bakambwira ngo se ngo usenga, ngo uzosenge, ngo uzongere amasengesho. Nuko noneho bikambabaza cyane, kubera ko nje nyine n'umutima wanjye nari nizeye ko nyine nsenga Imana
kandi nari nzi ko Imana nyine inkunda, kandi nari nzi ko nyine senga mu mutima wanjye. Nyemerera ngusubize inyuma gatoya kugira ngo dufashe abantu. Ni ukuvuga ngo uyu mwana wa kabiri we bisa nkaho bitandukanye n'uwa mbere. We wasabye nk'abandi, utwita nk'abandi amezi 9, urabyara nk'ibisanzwe, hanyuma aza kwitaba Imana nyuma. Sa nk'utubwira hari mu gihe cy'urugendo rw'amezi 9 ubanza byibuze utindaho mbere yuko ko yaje kwitaba Imana. N'utubwire urugendo rw'amezi 9 niba hari ibyo wibuka byagiye biba, n'izo challenge zagiye ziba hagati aho, niba hari zabayeho nazo zitubwire. Urwo rugendo, abaguherekeje, abayumbe bagusengeye, nabyo banza ubitindeho gato kugira ngo dusobanukirwe neza. Hano umwana wa kabiri, urugendo rwahabaye rw'abantu bansengera, ntabwo bansengera ari benshi cyane, kubera ko nyine urumva dupfusha umwana wa mbere nibwo twashatse abantu basenga cyane. Imana itugirira neza, turasama umwana wa kabiri. Nuko rero dusamye umwana wa kabiri, twese dutekereza ko natwe nyine tugiye kubyara nk'abandi bose. Ariko twagiye dusenga nyine, natwe dusenga, umugabo agasenga, nanjye uko mbishoboye ngasenga, twisengera nyine kugira ngo Imana iduheze abana. Imana ikavuga ati nzabaha abana muzabyara. Ariko ntibyakunda kuri uwo mwana n'ubundi. Baradusengeye abantu batandukanye. Tubwire, nari mbajije mu rugendo rw'amezi 9, ukwezi kwa mbere, ukwezi kwa kabiri, umwana yari ameze neza? Ukwezi kwa mbere umwana yari ameze neza, ukwezi kwa kabiri yari ameze neza, n'ukwa gatatu. Ukwezi kwa kane niho habayemo akabazo, ndarwara nja mu bitaro maramo iminsi 3. Ariko kubw'amahirwe nyine ndataha, kandi n'umwana ataha ameze neza, nyine ari gukina mu nda, numva nyine nta kibazo, kuko iwe nararamubyaye nyine avuka ari muzima. Iwe nta kibazo yigeze nyine cyigeze kibaho mu mitwitire yiwe. Hanyuma murabyara nk'abandi, mutahana umwana muzima, mwize munatinda no mu bitaro? Ntabwo twigeze dutinda mu bitaro. Twavuye mu rugo ari nka saa 5 za nijoro, turagenda tuja kwa muganga. Ahantu twagiye niho twabyariye, dushike saa 7 nari mbyaye. Ntabwo nigeze ntinda kubyara, narabyaye mu bitaro nk'abandi bose, turataha. Tuhamara umunsi umwe, buce mu gitondo baradusezera turataha. Baravuga dutegereza umuganga w'abana araza apima umwana, aravuga umwana ameze neza, nanjye meze neza, aradusezerera turataha. Urumva rero ko umwana nta kibazo yari afite. Wabyariye he? Wabyariye mu Rwanda? Nabyariye muri Kenya. Abana bombi nababyariye muri Kenya. Umwe namubyariye ahitwa Mama Rusi, abantu bo muri Kenya bahazi. Nari nabivuze no muri ya video yindi ya mbere. Namubyariye ahitwa Mama Rusi. Uwa kabiri mubyarira ahitwa Mikurinzi. Ibitaro byitwa Mikurinzi byose biba muri Umoja nyine. Niho namubyariye, barampima, abaganga bapima umwana, bavuga ko nta kibazo, turataha. Hanyuma umwana mwamugeze mu rugo? Nuko turataha, umwana dutaha ameze neza, n'abaganga bamupimye bavuga ko umwana ameze neza, turataha. Ariko umunsi wa mbere umwana yari ameze neza, umunsi wa kabiri, umunsi wa gatatu, yujuje icyumweru umunsi yavutseho. Umunsi yujuje icyumweru n'uwo munsi yitabye Imana. Mwihangane cyane. None nkaba ngize ikibazo mbaza. Mu by'ukuri niba ntacyo bibatwaye, yaba yarazize iki? Bababwiye ko kwa muganga, bababwiye ko wenda yaba yarazize iki? Kubera ko twamujanye agashika kera yitabye Imana, twagezeyo abaganga bo muri Kenya, nanjye hari bimwe nyine njya mbarenganyaho, kubera ko umwana amara kwitaba Imana muri ibyo bitaro twamujyanyemo, twagezeyo ikintu kiba kimbabaza ni ukuntu twagezeyo baratubwira ngo twatindanye umwana, barangiza bahita bamufata, natwe baradufata n'umurambo badusubiza mu rugo.
icyo kintu cyarambabaje cyane kubera ko nyine twagezeyo aho kugira ngo bamupime batubwire ati iki nicyo kibiteye, ahubwo bahita batekereza kudusubiza mu rugo. Baratubwira kubera ko nyine natekereje ko kubera ko nyine twari impunzi nyine, bahita badusubiza mu rugo, baratubwira ngo mwamutindanye, umuganga ahita amuterura kubera ko nawe namubwiye ati dutegereze umugabo aze ave mu kazi aza akodesha imodoka dusubize umwana, cyangwa reka nanjye nshakisha uburyo dushaka imodoka. Yamubwira ngo hapana, ngo twende niwasindiki, ahita abivuga nyine mu Giswahili ngo hoya, ngo tugende mbaherekeze mujye mu rugo muramutegereza mu rugo. Nuko turataha no mu rugo dusubirana n'umurambo w'umwana, ntabwo bigeze bamupima mu z'ukuri ngo batubwire ngo umwana azize iki, ntabwo bigeze bamupima. Ihangane kabisa. Ni ibihe bigoye bitaboroheye icyo gihe. Ni izihe challenge watangiye guhura nazo mu miryango, mu nshuti n'ahandi? Abantu benshi ntibajya babasha kwiyakira bitewe no kubura abana babiri icyarimwe. Icyo gihe byagenze gute? Niki cyagukomeje? Muri icyo gihe narihebye, ndiheba pe, ndavuga se Mana, ni iki naba narakoze cyatuma unteza agahinda kangana uko? Ndatekereza ndavuga se hari icyaha se naba narakoze kugira ngo nje kukwihanaho wenda ukimbabarire? Ariko natekereza nkabona ntacu nakoze, nkabaza n'umugabo nkamubwira ati se hari icyaha waba warakoze cyatuma Imana iduhanira bino bintu? Akambwira ati nanjye ntacu nakoze rwose, nta kibazo. Ariko ibintu twagiye duhura nabyo ni byinshi. Hari abantu twagiye duhura bakambwira ngo njyewe ngo ari njyewe ngo napfa, ngo ntabwo nabura abana inshuro zibiri ngo nimara ngo nongere mbeho. Ibyo bintu bikambabaza, ngahita numva neza ko nsubiye kandi muri ka gahinda, ngahita numva ko nyine cya kibazo cyongeye kuba kinini kubera abantu nyine bancaga intege ngo njewe ngo mbaye ari wewe ngo sinzi ko nabaho. Hanyuma undi muntu nawe arambwira ngo uzajya wita ku bana. Buriya iyo umuntu yagize ibibazo, abantu benshi baza bavuga ati wenda ni ukudashobora kurera, uzajya wigenge. Umuntu yarambwiye ngo uzajya wigengesera, ngo wimenye, ngo umenye n'abana. Birambabaza kubera ko mu gupfa k'umwana nta ruhare nari nabigizemo. Ni umwana wagwaye wenyine, igihe apfuye mureba, ntabwo ari ukuvuga ngo nari namusize mu nzu wenda nagiye. Twari twicaranye mu cyumba gusa ndebye umwana mbona isura yiwe yahindutse. Ariko rero abantu bantayeho imfane, bamwe bavuga ngo ntiwamwitayeho, ntiwamurebye, ntiwagize, ariko ni ibintu byikoze mu isaha imwe. Mu isaha imwe mbona birahindutse. Muri ya sana yahamagayemo umugabo, muri ya sana yigiyemo kwa muganga, ariko nyine nta kintu nari nkiramiye kuko urumva umwana yahise ahinduka nyine isura, mpita mbona ko hari ikintu gihindutse kandi atararwaye. Ubwo rero ikintu kiba cyarabaye hagati ye nanjye ntabwo nabashije kukimenya. Nuko byagenze. Hari abantu benshi bashobora guhura n'ibyo wahuye nabyo ntibabashe kwiyakira, ndetse hari benshi biza birangira bagiye mu bitaro. Hari story numvise y'umugabo iwe noneho ntigeze agira ibyago nk'ibyo mwagize, ahubwo we yarahombye muri business bisanzwe. umwe wubaka inzu hanyuma ukayitanga muri banki bakaguha inguzanyo, hanyuma agira ibibazo nyine bisanzwe, noneho banki imuteza cyamunara ngo iwe n'abana n'umugore bose ngo bagira ikibazo cyo mu mutwe nyine, birangira bose bagize ikibazo. Yego. Ariko kubera ko turi abakristo turagira ngo utubwire, ese mu bijyanye no gusenga ni byaba byaragufashije? Ese ni iki cyagukomeje kugira ngo uvuge ngo nubwo bitameze neza?
ni iki cyagukomereje kugira ngo ushikame uvuge ngo ahari wenda uyu munsi ntibimeze neza ariko ndabizi ko Imana ari ishambwiye kandi izashumbusha. Ibintu byankomeje ni nk'ibintu bitatu. Ikintu cya mbere cyankomeje, narasenze njyewe njyenyine ubwanjye, Imana nyumva ko nyine muri njyewe Imana nyine gusenga aricyo cyagufashije, irabimbwira neza ko nta ruhare rw'umuntu rwari rubirimo. Narasenze. Ikindi cya kabiri cyankomeje ni umugabo wanjye, yarankomeje, yarambwiraga akambwira ati turacyari kumwe, tuzabyara abandi, akanansengera cyane. No muri icyo gihe nari mfite nsubiye inyuma gato, yaransengeraga cyane. Hari igihe nyine umugore utwite nyine aba yumva hari utuntu twinshi tugiye dutandukanye, akansengera, akanamvuza nyine, akankurikirana nyine, nkabona nyitayeho cyane. Ni icyo kintu cya kabiri cyankomeje. Ikintu cya gatatu cyankomeje muri urwo rugendo, ni umuririmbyi witwa Chance na Ben, barankomeje bikomeye. Ben na Chance baririmba, barankomeje. Mana yanjye, ahantu bari ndabasuhuza cyane kandi ndabakunda. Nibumva kino kiganiro bazamenye ko mbakunda. aho hatinda narebye ibiganiro byabo, babura umwana wabo, bavuga nyine ubuhamya bwabo, biramfasha cyane, nanjye birankomeza. Ndavuga ati ubwo babonye ubundi mwana, ubwo babonye abana, wenda nanjye nzababona. Hari ahantu Chance yavuze, aravuga ngo ngo yahoraga ngo aje kumva amashimwe y'abandi mu ndirimbo. Noneho nanjye muri ibyo bintu byankozeho cyane, ndagira ngo mbivugeho gatoya. Buriya nta muntu uzi ugira uruhare rw'umuntu kugira ibyago, ariko hagati aho ngaho hari n'ahandi byateraga agahinda. Hari igihe nyine urumva twaratwitaga tugatwita turi benshi, tukanabyara turi benshi, abo twakoreye amakwe rimwe, abo twasenganaga, ukabona abandi bagiye gushima, bagiye kuvuga ati Imana yampaye umwana. Aho ngaho byarambabazaga, kavuga ati se Mana, ubu njye niki nakoze, niki nagukoreye ko abandi baza bavuga ati narasenze Imana iranyumva impereza umwana. Hamwe umuntu yaba ari gushima, ngahita numva amarira, nkarira, nkavuga ati se Mana, ngiye kubera ko utampa umwana. Utararengaho, Ben na Chance baravuze ngo bamaze kubura umwana wabo wa mbere ngo bararondogoye. Nawe ndagira ngo icyo gihe uri muri ako gahinda ari nabwo waririmbaga iyo ndirimbo, usa nk'uwituririmbiraho iyo ndirimbo baririmbaga, bakavuga nahoraga njya kuvumba amashimwe y'abandi, nkarebera mu madirisha abandi batamba, Yesu utarabanura ku butoni, araza azura ibyanjye byapfuye bibaho. Ni nk'ako gatoya nuko njoraho, noneho kakamfasha, nkama numva ko nanjye nyine Yesu nyine azaza akazura nanjye ibyanjye, nanjye akampereza abana. Narategereye amashimwe yabo, nategereye ibiganiro byabo byinshi birankomeza, ngeta numva nyine n'igihe nabyaye umwana wanjye wa mbere, nagiye gushima muri Karuvari, ndirimba indirimbo yabo. Ni uwa gatatu niko twabyita. Wa gatatu, igihe nabyaye nyine umwana uwa mbere uriho, niyo mpamvu nari mbivuze ngo uwa mbere. Nagiye gushima muri Karuvari, ndirimba indirimbo yabo, kubera ko nyine indirimbo zabo hari ahantu zakoraga, ngita numva ko naje nyine bizaba. Ndetse ikindi kintu cyankomeje ni abantu bagiye bansengera batandukanye, abantu bansengeye Nairobi, abantu bansengeye hano mu Rwanda, abantu bansengeye mu Bugande, abantu bansengeye muri Congo, hagiye hansengera abantu benshi batandukanye.
hari umuntu nawe nibagiye kuvuga ubushize, umuhungu umwe wagiye muri Noruveje witwa Serugo, yavuye ahantu muri ligue yari ari, araza aza kunsengera, aza gukora gahunda mu wanje, rero namwibagiwe. Hari n'abandi bantu babiri nari nibagiwe, umugabo umwe w'umugorora witwa Rutonesha, ndetse n'undi witwa Gatori, nabo baransengeye, baje mu wanje bakora gahunda, baransengeye nabo, ndetse n'abandi bose navuze mu kiganiro cya mbere. Kubera ukuntu nyine nabonaga abantu nyine baza kunsengera ntanabahaye amafaranga. Hariya mu kiganiro cya mbere nababwiye ko nta muntu nigeze mpereza amafaranga kugira ngo ansengere. Ni abantu nabonaga bahaguruka bakaza bakavuga ati reka tuje kumutabara, bakaza bakansengera, wenda ntabona ayo matike nkayabaha, ariko ntanayabona nabwo bagataha nta kibazo. Ndashimira umuntu wese wansengeye, icyo nicyo kindi kintu cyankomezaga. Hagati aho umwana wacu, kuvuga ngo tubone umwana dufite, haciye amezi 6, haciye amezi 8 nta mwana dufite, tutaragera aho ngaho, tutaragera ku mwana uyu nguyu mwabyaye wa gatatu, tumwita wa gatatu kugira ngo wenda bisobanuke neza. Hari amakuru ari hano hanze asa nkaho avuga nabi ku bintu bijyanye n'abayumbe, ngo gusengera abantu ngo si ngombwa, ntacyo bimaze. Nabyo ndagira ngo uvuge ijambo rimwe ku bayumbe ukuri, ariko basenga mu kuri no mu mwuka. Ese kuko amasengesho arakora? Umva, njye ikintu navuga, amasengesho arakora kandi cyane, kubera ko naje nasenze Imana, kubera ko nsenga Imana, ndabizi ko amasengesho akora. Kandi ngenda mvuga ko no mu masengesho yacu, amasengesho yanjye, amasengesho y'umugabo, amasengesho y'abantu badusengeye, njya mbona ko ariho havuye abana dufite. Kubera ko twebwe ubwacu ntitwari kwibashisha, ntitwari gushobora no kumurera wenda, kubera ko n'uwo wa mbere tituzi impamvu yabayeho, ariko kubera kudusengera, kubera Imana data yonyine gusa niyo yaduhaye umwana. Igihe kigeze Imana yaduhaye abana, kandi dufite abana beza. N'abantu mwe muzaze kubareba kabisa. Reka dushimire Ben na Chance aho bari, Imana ibamugisha kuba baragufashije ku ndirimbo yo bahimbye. Reka dukomeze dushimire abayumbe, dukomeze ikiganiro cyacu ku rugendo noneho rw'umwana wa gatatu, ari nawe mufite ubu ngubu, ndetse umaze kugira abana bangahe? Ubu ngubu mfite abana babiri. Umwana w'umuhungu mwiza cyane, n'umwana w'umukobwa mwiza cyane, kandi ndabakunda cyane. Noneho ukuntu kino kiganiro, umwana wa mbere n'umwana wa kabiri wabyariye hehe? Muri Kenya, mu Rwanda? Nuko rero ubwo rugendo rwo gupfusha rurangiye. Wababyariye hehe abo bana? Mu Rwanda cyangwa? Abo bana bombi nababyariye mu Rwanda. None ubwo uraza kutubwira urugendo rwo kuza mu Rwanda, n'ukuntu nyine cyabiteye, no kugira ngo noneho ubushifitingi uze mu Rwanda. Duhere ku mwana wa gatatu, ubwo rugendo rwo gusama no kuzino. Urugendo rwo gusama umwana wa gatatu twabanje gutinda, turatinda, twamaze amezi 8 tanda dufite, nta mwana dufite. Niba mw'abantu mwe, nimba hari ikintu gitera agahinda, ni ukuba ufite umugabo ukaba udafite umwana, ukaba udafite n'inda. Ni ibintu bibabaza. Ninjiraga mu nzu nkabura aho nyituruka, ikambana nini, umugabo yagiye mu kazi, kumva nk'aho ubuzima bundangiriyeho. Nazaza nja gusurana, nabona abandi bafite abana, nkumva sinzi nk'ukuntu mbaye. Ngarutse kuri ako kantu, kubera iyo mpamvu n'ubu nyine gusurana biza binanira.
kubera ko nyine ubuzima bwo kwigunga, ubuzima bwo kuja naja gusura nk'abandi bantu nyine nareba ukuntu bafite abana njye nababuze nkama numva ntanya agahinda atari umutima mubi nyine nkumva binkoze ku mutima kavuga ati uyu nguyu twasamiye rimwe twabyariye rimwe iwe afite abana njye nta bana afite. Ibyo bintu rero bigatuma nyine ntagunda kuguma kugenda cyane, ariko ubu nyine byarahindutse ko ndabyitoza kubera ko icyambabazaga ubu nyine narakibonye. Rero hagati aho ngaho mbere yuko dusama hari abantu rero hagati aho ndagira ngo niyama abantu bamwe na bamwe twagiye duhura bakamubwira ngo se ngo warifungishije. Umuntu waba ufite agahinda k'imyaka nari maze icyo gihe imyaka 3 nshatswe ndafite abana, waba ufite agahinda ko kuvuga ngo wabuze abana wamara ugasuka aje kwifungisha bikagenda gute? Rero abo bantu barambabaje, umuntu akaza akambwira ngo warifungishije, aho kugira ngo ubaze umuntu bene uko ahubwo wabanza ukamubaza ati ese ko watinze byagenze gute, ariko apana kuza uri kubaza ngo warifungishije. Rero aho hantu impamvu avuze nuko hankozeho hanteye ibikomeri bene uko nyine. Nyuma yabwo rero nibwo twagiye, nyuma y'amezi 8 nibwo twahise dusama umwana wacu wa 3 ari we dufite sengera, natwe turisengera, Imana iradufasha. Rero tumaze kumenya ko wasamye waje mu Rwanda gute? Byari bafite indameza ngaho igihe naje mu Rwanda, urumva tumaze gupfusha abana bose twagiye kwa muganga aradupima aravuga ngo arashaka kureba nyine icyaba kibitera. Adupimye aravuga ati mwebwe ndabona nta kibazo mufite, gusa mugende musenge kuko nyine nawe nuko yabitubwiye kandi ni umunyakenya. Avuga ati ndabona nta kibazo mufite, sinzi impamvu nyine yabibitera. Nuko niwe watubwiye ati noneho nimubyara muzimuke muvaho muri mugerageze n'ahandi hantu. Nuko rero nibwo natwaye inda ndavuga ati noneho ningira amahirwe ngasama nzajya mu Rwanda mpindure ndebe ko hari ubwo nyine byakunda mpindure ibitaro, kubera ko muri ico gihe ibitaro bya Nairobi nabonaga serivisi zaho nyine zitagenda neza, kuko igihe nabyaye umwana wa mbere nababwiye ko namubyaye muri corona, umugabo ntangereho iminsi yose namaze mu bitaro ntago twahuraga n'umugabo. Naragendaga nkaja gufatira ibiryo hanze kaza nkamusanga, nuko ngo buce no kwa kabiri naho twageze mu bitaro saa 5 z'ijoro. Tugere mu bitaro baramubwira ngo ntago ushobora kurara hano, arataha. Noneho atahe sigara mbyara saa 7 yataje. Inzara yarandiye muri iryo joro, kaza numva ko ndajuguma ku buryo abaganga bambonye bakambwira ati wewe ntusuye guhaguruka kubera inzara. Jeyo ntwite akenshi sinza nkunda kugira ibintu bya peti cyane, nkayigira nyine iyo mbyaye. Rero narabyaye mbura uwo ibyo kurya, mbura uwo mbwira ati zana umwana ngufashe. Umwana wa kabiri nyine uwo wa kabiri twari dufite. Noneho mpita mvuga ngo noneho ningira inda ya kabiri nzanumva mu Rwanda bavuga ngo haba serivisi nziza, nzaja mu Rwanda. Nuko rero twamashije igitekerezo cyacu cyo kuza mu Rwanda tumaze kugira inda ifite amezi 6, nibwo twahise tuganira n'umugabo tuganiriza nyine n'ababyeyi nabo mu Rwanda barabyemera. Bantegeye indege va muri Kenya ndaza kubyara hano mu Rwanda. Ngira amahirwe nyine birakunda, turabyara turataha, umwana n'ubu nyine turamufite ameze neza. Maze tugende gaho ubwiye mu ndege ku mwana wa 3 umva reka nseke kubera ko ahangaha iho hateye ibitwenge mu buzima bwanjye. Nawe uragantekereza se zagendera ryari mu ndege,
ariko uwo mwana yaraje azana n'amahirwe yiwe nyine, yanzaniye amahirwe yo kugendera mu ndege. Washatswe mu baki? Nashatswe mu bagorora. Bagutegera indege? Abagorora kabisa bafite amavuta. Bafite amavuta, bantegeye indege iyo kunzana. Aza gutega ku kibuga cy'indege? Aza kuntega ku kibuga cy'indege, banyakira neza kabisa, serivisi zabo bazikoze neza cyane. Itirahe? Nahitiye kwa data bukwe. Keya zose kabisa, banyitayeho pe, bagira keya cyane. N'ubu nyine tubwire, turagira umukobwa nawe afite amakuru yiwe. Nawe afite amakuru ye. Hanyuma ubu ugeze mu Rwanda kwa sobukwe, bagutegeye indege, ugeze none ngaha tubwire, urahageze, utangiye kwita ku mwana uri mu nda kugeza igihe azavukira, aho niho dushaka gutinya. Aho ngaho kabisa hari haryoshe. Narakororaga urubuto rukaza, nakorora ji ikaza, nakorora amazi akinjira, banyitayeho cyane. Nagira gutya igikoma kikaza, banyitayeho kabisa. Serivisi zo kwa muganga zo zari zimeze? Umva, ndagira ngo mbwire abantu ba Nairobi nabo bazaze mu Rwanda barebe ukuntu serivisi zo mu Rwanda zikora neza. Banyitayeho kugeza nanyuraga muri scan inshuro 2 mu kwezi. Mu gihe twege Nairobi uza uca muri scan rimwe ukongera kuyica mugiye kubyara, ariko hano mu Rwanda kubera nyine bari mufishe haragiye haba ibintu byinshi. Umudokiteri wankurikiranaga yambwiye ko azaza nkurikirana 2 mu kwezi. Urumva hashiraga ibyumweru 2 nkagenda akancisha muri scan. Ama nimero y'akazaza ambwira ati wowe nuzaza wumva gusa akantu kagize gutya, uzihita umpamagara. Rero byagenze neza kabisa nk'uko twabitekereje nawe, tugeza kuri wa munsi turabyara kabisa. Utarageraho utindega no mu Rwanda. Nyuma yo gutega y'indege na keya nyinshi, ntabayumbe bo mu Rwanda, ntasengesho kuba kugira ngo sobukwe zahudumira cyane bimeze bite? Baransengeye. Buri gitondo narabyukaga nkaja muri saro, nkamubwira ngo siga unsengeye, akansengera pe. N'abandi bantu bo ku rusengero nabo baransengera. Nanagiye no kwa Christophe nawe aransengera. Nyine narashitse ngishika ndabanza nyine ngera mu gatatu, babonye gahunda yaje baransengeye ngo buca mpereza indi gahunda, nawe ndongera ndagenda arongera aransengera. Na data bukwe nawe akansengera buri ko mzutse, nakazamubwira ati siga unsengeye, agasiga nsengeye. Ndabashimira cyane baransengeye pe. Hano mu Rwanda hari abantu benshi bagiye bansengera, tagiye kuvuga mu mazina, ni benshi cyane. Ico gihe reka twihute tugere mu gihe cyo kubyara. Ntabwo wigeze ugira ubona ibihe byo kubyara bigeze isuku nguko noneho nimba uwa gatatu abantu bizogenda gute? Umva, ubwoba ntibwabura. Muri ico gihe igihe nabyaye, ubundi ngewe iyo ngiye kubyara nta nubwo nza ntinya ibisi. Nza ntinya kuvuga ngo ese ndabyara umwana muzima, ndabyara umwana mutahane. Nico mba ndi kugwana naco cyane. Mu gihe abandi baba batekereza ukuntu inda ijyana, njye mba ndi gutekereza tese ndabyara umwana mutahane. Njyewe cyane aho ngaho niho mba ndi gutekereza. Ariko Imana yagize neza nyine ndabyara umwana ndamutahana kabisa. Ubwoba ntigobura, umwana akaza korora nkavuga ataragiye, yagwara nkavuga ataragiye, ariko Imana nyine igenda inyereka ko ibintu byose bishoboka. Umaze kugira ibise nta challenge wagize twigeze wenda ubagwa byageze gute? Muri izo nda zanje zose nagiye mbyara nta mwana n'umwe nabazwe. Nabyaye neza, Imana yangiriye neza, nza mbyara nk'abaheburayo. Umugabo wanje azansengera kabisa, nza ngera kwa muganga ngahita mbyara.
hanyuma utahanye umwana w'umuhungu. batahanye umwana w'umuhungu mwiza cyane ushimishije. Ahantu hose tugeze abantu tuba twava bamumenye kubera ukuntu twamusengeye. Umwita gute? Yitwa Shami, Blessing ni rya sekuru. none uwo mwana wamwise gute? Nakubwiye ko namwise bisobanuye iki? Duhe nk'ubusobanuro. Shami ni Shami nyine ni izina ryo muri Bibiliya. Shami, tubwire Shami. Kuki bamwise Shami mu mazina yose? Shami ni izina ryo muri Bibiliya gusa, ni koko umwita nyine Yohana cyangwa nde, ni izina ryo muri Bibiliya. Irindi zina ryiwe yitwa Blessing. Blessing bisobanura umugisha. Irindi ni izina rya sekuru, abamuzi barahita barimenya. Noja kuba nka wa mugore wamuvuze. Urabona ko tugeze ku Shami, ibyishimo biraza, bivuze ngo ibintu bimeze neza. Ubu nyine ibintu bimeze neza, ndasurana ngaseka, naje nyine nkumva bimeze neza kabisa. Ndabona abantu banganiriza mu nzu, ibihe byo kwigunga byararangiye, ubu nyine bimeze neza cyane. Ubwo ufite abana babiri, nyuma yaje kubona n'umukobwa. Nyuma yabwo naje kubona undi mwana w'umukobwa mwiza cyane witwa Mpano. So ngaho rero dusoza ndagira ngo uvuge kuri ubu buhamya utanze, kuko hari abantu benshi bashobora kuba bari guca mu buzima busa nkaho nk'ubwo ngubwo mwaciyemo, kuko urugo rugira intambara nyinshi. Ndagira ngo use nk'ubabwira, ubagira inama, nubwo yabura abana babiri, ariko kandi Imana icakora. Gira inama wogira abantu bakurikiye ikiganiro. Inama nababwira, icya mbere ni ugusenga, icya kabiri ni ukwihangana, kuko iyo umuntu ari mu bigeragezo hazazamo ibintu byinshi, ariko iyo umuntu yasenze nyine byose biza ubinesha nyine, ukabasha kwihangana, ukabasha nyine no gusenga nyine, ukumva mu mutima bimeze neza. Mu masengesho habamo byose. Rero inama nabagira ni ugusenga. Nyuma y'ibibazo byinshi, nyuma y'intambara, Imana iguha umwana w'umuhungu, hanyuma igushumbusha umwana w'umukobwa, hungu na kobwa. Nawe tubwira amakuru yiwe, tubwira amakuru y'uwo mukobwa mwiza Imana yabahaye, urugendo rwo gutwita, urugendo rwo kubyara. Tubwire nyine amakuru. Uwo mukobwa mwiza Imana yaduhaye, nawe byarangiye nyine mvuye muri Kenya. Urumva icyo gihe namaze kubyara uwo muhungu, nasubiye Nairobi, aba ariyo njya kuba. Nyuma y'imyaka 2 ndongera ndatwita uwo wundi mukobwa mfite. Kutwitwa kwiwe byagenze neza cyane, nta kibazo kigeze kibamo, ngo bigere kandi y'amezi, naje afite nk'inda y'amezi 7, kandi ndongera agaruka mu Rwanda. Burya ahantu waboneye icyiza ntuzaheba, ahantu waboneye ibintu byiza ntabwo uzaheba. Utararengaho, umaze watubwiye ko bagutegeye indege mu kuza kubyara umwana wa mbere, mu gusubirayo wasubiyeyo na Trinity? Mu gusubirayo nabwo nasubiyeyo n'indege. Umugabo hari ururabo gafuraho. Karaje kwiza cy'indege kabisa, agafuraho narakabonye, ndamushimira cyane. Hari sawa kabisa. Ngaho komeza aho wari ugeze. Naringeze uti ku mukobwa naho, kuko nyine byagenze neza ku mwana wa mbere, kandi tubona birakunze mu Rwanda.
twongeye gutekereza kandi kugaruka kuza kuhabyarira. Imana itugirira neza turabyara, Imana iduha umwana mwiza w'umukobwa turamutahana. Buriya kubyara ni kimwe no gutahana umwana ni ikindi. Imana yaduhaye umwana mwiza kabisa w'umukobwa, turashima Imana yamuduhaye. So reka dushimire abakurikiye ikiganiro, Yego, n'abantu bagusengeye, na Ben na Chance barimbye indirimbo igusubizamo intege aho wari ubabaye, n'ubuhamya bwabo bwagiye bumfasha. Nakaza ndutegera ahantu hose bakoze ibiganiro, sinaharengaga, narabakurikiranaga cyane. Ubuhamya bwabo bwaramfashije cyane. Sawa, turagushimiye, wagize neza kwitabira ikiganiro cyacu. Yego, Kadushimire n'abakurikiye ikiganiro, twagusaba gukora subscribe kugira ngo ujye ukomeza ube hano ukurikira ubuhamya bw'abantu batandukanye tuzagenda dutumira. Ngaho ugira ijambo rimwe uvuga icyo wasanga izaba dukurikiye hanyuma dusoze. nanjye icyo nababwira ni ukuduteza imbere nyine, mukazajya mureba ibiganiro byacu kuri iyi channel. Tuzajya dukomeza kuyigarukaho cyane, tubabwira ibintu bikomeye kandi byubaka imitima. Muri icyo gihe cyose nyine nagiye mbura abana, naratekereje ndavuga ati nimbabona nzavuga ubuhamya, mbuvuge bigere ku isi yose. Rero ibi nibyo nateganyaga, ndashima Imana ko ntangiye kubigeraho, nubwo bitari byuzura neza, ariko nzajya ngenda mbabwira nyine uko byagiye bigenda. Imana yagiye ibidufashamo. Rero mukore subscribe na za comment byose, kandi muzajya mureba ikiganiro uko mukibonye nyine. Murakoze. Murakoze cyane.